Ikibazo bakire bari kuza ariko inyama zarahenze ubu nangahe kiro ni 5,000 inkoko nani kiro ni 5,000 ikiro cy'inkoko ni 5,000 bari make ni Igicumbi News Online TV ndetse uranadukurikirana kuri #, Igicumbi News _CAO_rawa. Nizera ko rero Pasika yabagendekeye neza, Pasika yabaye kuri kino cyumweru ndetse hirya no hino bamwe bagiye banabatirisha abana ibirori by'ubatisimu rero cyangwa se ibirori byo kubatirisha. Ndizera ko byabagendekeye neza. Agatongaho rero ni hano umenyera amakuru agezweho atandukanye aba arimo kugenda avugwa hirya no hino nkuko umaze kubibona muri iyo video. Aho ngaho mwabonaga muri video ni mu karere ka Musanze, aho kuri imwe muri busheri bavugaga bati uyu munsi rwose ntago twigeze tugurisha akanyama nkuko bisanzwe, atakanyama bakagura babaye bake. My friend, ibi ngibi biri Musanze biri no hirya no hino mu gihugu. Muri no minsi inyama zarahenze cyane, aho guhani Musanze barimo baravuga yuko inyama ikiro kiracyagura 5 ntibanazigure, ariko mu bindi bice by'igihugu haraho inyama zigeze no ku 9,000 kwiroti. Byumwereko nko mu mujyi wa Kigali rwose araho ugenda bavuga ati iroti ni 9,000 10,000. Imifupa zingizi bita ngo ni imvange, imifupa itandukanye n'imvange, zo bita imvange bakakubwira ngo ni 8. Habaye iki? Weguma ku Gicumbi News Online TV twiganirire hasi muri comment ndetse na share, ibintu bikomeze kugenda bimera neza cyane. Nge nitwa Bizimana Desire. Hagataho ubundi mu muco w'abanyarwanda inyama ni ibiryo bidasanzwe, bitewe nuko mu bihe bigiye bitandukanye inyama ziba zihenze kurenza ibindi bicuruzwa hirya no hino abantu bajya guteka mu mago yabo. Ni muri urwo rwego rero abanyarwanda barazirebye, bamwe bazita imboneka rimwe, ziboneka rimwe na rimwe, abazirya bakavuga ko bazirya ko okaziyo cyangwa se bitunguranye. Ari nayo mpamvu akenshi bamwe bazirya mu minsi mikuru. Iminsi mikuru ubwo abenshi baziriraho, by'umwihariko hari iminsi mikuru ya Gikristo, hari Pasika, hari Noheli, hari n'indi minsi mikuru yo gusoza umwaka ubunane. Ugasanga abantu naho ngo barira inyama cyangwa se baba bateguye nk'ibirori, abantu bamwe naho ngako ariho bategereza kurya inyama, kubera ko mu muco w'abanyarwanda ibirori byateguwe bikaba bitarimo ikintu bita inyama ndetse n'ifiriti. Ibyo birori ntago biba byujuje imirire mu mico y'abanyarwanda. Rero ubusanzwe inyama mu minsi mikuru kumva nko kuri Pasika, abantu mu by'ukuri ntago bafiningije ngo inyama zibure. Mu by'ukuri ni ikintu kigaragaza ko inyama zirimo zirahenda. Urumva umuntu arabaraga kubita agakadire akavuga ati ngiye nko wenda ndi hano Igicumbi, kiro cy'inyama kigeze ku 8,000. Inote y'ibihumbi 8, umuntu arakadiriye akavuga ati se akugira ngo re ikiro cy'inyama cy'ibihumbi 8, k'ikiro cy'ibirayi
kigura 5 ni 5 sinaguramo ibiro 10 by'ibirayi bya 5,500 ubwo hagasaguka 2,500. ubungubu umuceri hari umuceri w'umutanzania ugura kuva ku cyabiri icyane cyatandatu kuzamura. Rero akavuga ati ndagura ku icyabiri ngure ibiro 10 by'ibirayi n'ibiro 2 by'umuceri. Iyo rasiyo ishobora kuncuma byibura nk'iminsi nk'itatu igihe umuntu wenda afite nk'umuryango uringaniye, cyangwa inancume mu minsi 5 iri imbere, aho kugira ngo uri kilo cy'ibirayi kireho ibirungo ngure wa muceri ku ruhande amafaranga baragiye. Mu by'ukuri nahoze mbazamo ngani se byagenze gute kugira ngo inyama zihende, kuko rwose nta mwaka urashira ikiro cy'inyama tukigura 3,000 none hamwe kikubye 2 inshuro 3 kuzamura byagenze gute. Bamwe bakavuga bati mu by'ukuri inka nizahenze mu gihugu inka zirahari, abantu bagiye banorozwa barorora, hari gahunda yagira inka yazamuye inka mu gihugu ndetse n'umukamo w'amata, ariko ibibazo bikaba bishobora kuba biri muri process yo kumabagiro n'abacuruza inyama ibyo basabwa kugira ngo bageze inyama zabo muri boucherie zigere ku isoko. Aho hantu niho ngira ngo hashobora kuba hashakirwa ikibazo cy'inyama zirimo guhenda, kandi bigaragara yuko nubwo ari imboneka rimwe ariko abana bakeneye agasosi, abantu bakeneye kuzirya. Ubwo ababishinzwe baze kureba bareba bavuga bati se inyama kuzirimo guhenda zikazamuka ko mu by'ukuri bishakiye, aba muri boucherie bashiraho ibiciro bitewe nuko bishakiye naho baherereye. Ntekereza ko abashinzwe kugena ibiciro bagomba no guhaguruka bakajya no mu nyama bakareba bati se igiciro cy'ifatizo ni ikihe kugira ngo akaboga gakomeze kaboneke, ibintu bikomeze kugenda bimera neza cyane, abana banywa gasosi, abantu barya kaboga. Buriya gusa nubwo kurya inyama nyinshi mu bihugu byateye imbere ho gusanga inyama bazihunza zigura make, kubera ko iyo uri inyama nyinshi zigutera indwara zitandukanye, harimo indwara cyane cyane nk'izi nyama z'umutuku z'inka, ushobora kuzirya ukazarwara umuvuduko w'amaraso, icyo bita pressure, ukarwara heart attack, umutima, ndetse n'abandi bantu bafite zino ndwara zikomeye z'amadiabete n'icyo bavuga ati nta kurya inyama nyinshi, ariko twebwe turazikeneye. Ko rero byumvikane yuko ku bijyanye n'akaboga ubu ubundi buvugizi kugira ngo abantu barebe se kubera iki giciro cy'inyama kirimo gutumbagira, hakorwa iki kugira ngo igiciro cy'inyama kigabanuke. Nuko nk'uko rero bimeze, wowe guma ku Gicumbi News Online TV, ubundi no kuri wayishatu @Gicumbi News @CAO dukomeze twibanire ibintu bimera neza cyane, ari nako nkomeza kugenda mbifuriza kugira ibihe byiza. Nge nitwa Bizimana Desire, hanyuma wowe ibuka gukomeza kubana natwe, hanyuma kugira ngo bane natwe urakanda subscribe, hanyuma hasi muri comment tuganire unakore share, ibintu bikomeze kugenda bimera neza cyane. Ari nako nkomeza kugenda mbifuriza intangiriro nziza z'icyumweru. Kuri uyu wa mbere abantu bamwe ntago bagiye mu mirimo, ni konje, babahaye agakonje abakozi ba leta ndetse n'abandi bakora kubw'amasezerano bakabaremeranyijwe n'abakoresha babo, kuko mu minsi y'ikiruhuko yemewe na leta bazajya bahabwa akaruhuko. Nizera ko akaruhuko mukomeje kugenda mu kwenjoyingamo neza, ababonye akaboga mukomeze muryoherwe, abatakabonye nyine turimo gukora ubuvugizi kugira ngo ibiciro bigabanuke, namwe mukomeze kugenda mukabona, ibintu bikomeze kugenda bimera neza cyane. Nitwa Bizimana Desire, mukomeze mugire ibihe byiza.